y'abanyeshuri urabizi haba hari ibintu byose byeri ehwana ibintu byose then noneho ubwo twakoze party bigo gukomeza twakoze party biba ngombwa ko turara ehwana mu kurara ntabeshe ntago nzi ngo apafase ninde sana uvuze ngo nase umwana ntabwo umuzi nshobora kuba namumenya ariko atabyumva neza turapora reka tubireke njyewe n'ubundi mu rugo papa n'umusirikare mama naho arakora rwose mama nta nubwo ajya tujya dusigana ku by'umwana aramfasha pe yego nawe wahisemo kujya gukora kwa ngushakira umwana yego ngiye ndi mu kazi rwose meze neza kandi urukundo burarura nijyana nyine tu ngiye nzarongora umugore w'isugi isugi se warikura iki isugi warikura ntaya hari se ngiye ndakeka ntazi ngo bicyariya yegora mama wazamukubyarira isugi se riracyabaho nibyo nyine ibintu byarahindutse uko iterambere rigenda riza hari aho tuva hari n'aho tujya nuwe bujyanama watanga ku banyeshuri bakiri segonderi ongere mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse abari kutwumva muri kwa Basebo n'Abanyabo muturiza muri Uganda tubaramusa muri Nyakatonda mu Nazaresi abantu muri kutwumva muri Burundi hariya ibujumbura iwabo Gateka Filice Chrisi cece nagusuhuje mu Kirundi murajejwe ni hamwe n'umukobwa mwiza meze muti tumeze neza makuru imeze makuru ni meza kabisa nako nigeze kukubona akantu hano yes na gatatu bisobanuye iki njyewe ubundi urebye pe sinagendeye ku buzima bwanjye bwite njyewe ntabeshe nkunda indabyo ukunda indabyo Munshakira urabo sha propori umwana tangira twibwire utubwire amazina yawe amazina yanjye yombi nitwa Muziranenge Diane nkaba ndi umwana wa mbere mu rugo ndi imfura yes Diane ndi umwana w'imfura ariko uyu munsi nagane n'imfura gusa no ku mutima muri imfura sana Diane topic nshaka tuganira yavuga ngo abana b'abakobwa babyara mu rugo iwabo mbere byari ikizira bigafatwa nk'icyaha uyu munsi none bisiye biri sexe kwitwa mu femelle nta kintu kinini ntago ari byacitse ubifata gute wowe ibyo byose biba turabikesha Perezida Paul Kagame kubera iki pe yaduhaye uburenganzira bwose aduha kwishira tukizana then ibintu byose nyine birahari arumva nyine yumva umuntu ego Nizeye ko mwabyaranye ufite umwana yes ufite umwana w'umuhungu bafite imyaka ingahe bagiye kuzuza umwaka wa 5 imyaka 5 umuntu wari uri akaribu umubyara umuntu nyine abafite imyaka mike yabigaragara nka story yawe ku buzima bwawe tunyuremo muri make byagenze ute wari wabiteguye cyangwa na accident yakubayeho cyangwa ni depression wagize mu rukundo sinari nabiteguye sinurukundo nari ndi muri after party biba ngombwa ko aho turi tuhara iyo story tuyitangire utunyuremo gakeya byagenze gute after party hari habaye iki ni ibirori bimeze gute byari byabaye ndabyibuka natwise mu mwaka wa 2019 yego mwaka wa 2019 nari ni ngombwa kuvuga naho umuntu atuye yarari nta kibazo upfa kudafumacu ninga amazina yo mwabyaranye ngo utaza kumubangamira yego nari ntuye hariya Nyakinama ariko negeranye ntara kuri PRC nibwo yari cyaduka deja uvuka hano muri Musanze cyangwa muri Vunga yego niho mu rugo then noneho haza kuba party y'abanyeshuri urabizi haba hari ibintu byose byeri ehwana ibintu byose then noneho ubwo twakoze party bigo gukomeza twakoze party biba ngombwa ko turara ehwana mu kurara ntabeshe ntago nzi ngo apafase ninde sana
bivuze ngo na se w'umwana ntabwo umuzi. nshobora kuba namumenya ariko atabyumva neza turapoesha. Agasani yego nibyo wari warisomye. narisomye. Ntiwamenya ngo ndongoye n'uyu. Kumumenya naramumenya n'iwabo turamenyana. Tumaze kumenyana mituweli arayishura tunabanaho gakeya nyine mwafashe umwanya wo kubana. Yego tubanyeho gakeya nyine hari utuntu tutumvikanyeho kuko n'ubundi ntabwo mwarigeze mukunda. Yego hari utuntu tutumvikanyeho nyine biba ngombwa turumvikana, biba ngombwa ko njye mba nsubiye mu rugo we agasigara nawe nyine wabo ashakisha ubuzima. Yego then nasubiye mu rugo umwana wanjye ameze neza kabisa. ngo wenda mu mvugo nziza warashatse uvayo. Yego uyu munsi none ni single searching cyangwa uracyafite umutware, hari icyerekezo cy'uko muzahura? Umutware nyine papa w'umwana no twarabirangije. Yego urugendo rwawe naramubwiye nyine tubireke, nangiye kumubwira ibintu byo kwishura mituweli nkabona ntari kubyumva. Iyo ndangije ndamubwira ni rero reka tubireke njye n'ubundi mu rugo papa n'umusirikare. Mama nawe arakora rwose, mama nta nubwo tujya dusigana ku by'umwana aramfasha pe. Yego nawe wahisemo kujya gukora kwa ngushakira umwana? Yego ngiye ndi mu kazi rwose meze neza. ubona bimeze gute se ubuzima bwo kubyara umuntu atereka kumwe n'umugabo bakundanye bishimane? Ni cyo gikomeye byagusigiye? Ubuzima bwo kubyara utari kumwe biragoye pe, birababaza, birabangama cyane. Kuba muri kumwe muri kubana biba bibabangamiye kuko kuvuga ngo umuntu ari bugufashe then atari umugabo wawe ntabwo yakufasha byose. Birabangama. ubona ari cyo gikomeye wabikuyemo kuyu munsi wawe none uvuga uti nizo ngaruka ndacyari gusurvive mpura nazo? Igikomere nabikuyemo nawe urabyumva. Iyo ubyaye hari aho uva hari aho ujya. hakumanza umbwire ubundi kuvuga mwabyaranye n'umwenzi mpamagara mu mazina ye? N'umwenzi sindamuvuga. Uriya ni boyfriend wanjye. Okay nangize ngo bisobanuke nanjye. Ni boyfriend ariko nawe urabizi ibintu by'abakundana haba harimo zagara amakimbirane gupfa utuntu nyine turaho nawe nyine biba biraho ntabwo tumeranye neza. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe utamerana neza. Yego nongeye nibutse abantu ko turi kumwe na Teacher Shop acururiza muri Goyiko muri gatanu yambika abageni abakobwa. Turi kumwe na Bosco Design yambika abasore muri Goyiko kane. Turi kumwe na Lipia Restaurant yaherereye mu mujyi rwagati wa Musanze hafi na ADPR Muhoza. Turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame do Fatima. Niho hantu hambere haba jardin nziza, niho hantu hambere bagira chambre nziza, niho hantu hambere ebana ucyagera neza witegeye ibirunga n'ikibuga cy'indege hafi aho ngaho. Ni naho uzadusanga na biro ya Iris Rwanda iba. Mwakunze filime Ikiro cy'urukundo iri hafi kugaruka, gendana na Ritiko aho ujya hose ubundi ugere iyo ujya amahoro. Kumwe na DI Bro bacuruza amafumbire meza mu mujyi rwagati wa Kigali. Ndacyari kumwe n'umukobwa mwiza twiterere story. Umuntu akubwiye ngo uri mu ntoki umuntu ambwiye ngo ndi mu ntoki namusubiza ngo ari mu ntoki. Ako kantu ni fo ariko nanone biba byumvikana. Kangusubize mu buryo burambuye. Umuntu akubwiye ngo uri mu ntoki byaba bitewe nuko ari kukubona cyase nahabona uhagaze. Yego yego aho nyine wamubwira nyine ndi umuntu ndi Diane. Ubona Diane wo muri 2018 ubwiza bwe na Diane ubwiza afite uyu munsi ni he wari mwiza? Na sasa ngewe rero nkubwije ukuri ubu ngubu ndiuzuye kuko ngiye namenye ubwenge menya aho biva naho bijya. Yego ubu hari cyahindutse. Yego nibura ababyeyi warasoje kwiga? Oya cyabiri hasi cyane ibyo kwiga. Nibwo nangize muri secondaire mu wa gatatu ngiye gukora tronco ntabwo nakoze. Ntabwo abashije gukomeza. Yego wasubirayo cyane
ndanasubirayo nuko ndi kubanza guhiga ibiceri. ubona Imana igwaye umugisha wasubira ku ishuri cyane. Ariko ndanabizi ko bizashoboka byo. niba uzasubirayo se ukaba waracikanwe we nari umuntu udukurikiye ushobora kuba ari kureba ikiganiro cyawe akaba yavuga ati umwana Diane ndashaka ko namufasha akabasha kwiga. Imbogamizi za mbere wagize nizi? Imbogamizi zo musabe anamugwa n'umugabo ahita muhereza mwibwira. Imbogamizi wagize? Zo kuba ntajya kwiga. Ngo uhagarike. Lenja. Salama. Yego. Utuburanga ubu nibwo uri mwiza wuzuye. Yego. Twatugeze kuri kara kantu ko kumbwira ngo imbogamizi nyine nagize ngo nizi. Yego. Imbogamizi zo kwiga nazo. Pe. Nazo usibye kurareba ukavuga ati se ninjya kwiga. Umwana nawe ari ku ishuri arakenera amafaranga. Nk'ubu ngubu nyine urumva nge magaze njyenyine ntago papa we turi kumwe. Yego. Ubwo nyine ndaza ngende ndashaka guhumanza nakora umwana akiga akagira aho abari nanjye nkagira aho mba ndi ibintu bigakomeza. Hope hamwe n'abadukurikiye kuri Iris Rwanda twizere ko ubutatu zaganira tukona muri uniforme nka Ndimbati. Ugeze ko Ndimbati. Ugeze ko Ndimbati yambaye uniforme agiye ku ishuri. Sana. Hasasha. Tubwizanye ukuri. Rero ukuntu umaze kumenya ka komande karompe hirya hariya wasura ku ishuri bikavamo. Bura rero wewe ibi nabyuze. Ku ishuri biraryoha pe. Nyaho urabyumva nyine ufite intego none se watekereza kuri komande nyine wagiye wanasohotse ufite na kavaka. Tipe ya menshi uheruka kubona ni yangahe mu biganza byawe? Ejo bundi Bulldog yarankomye nari nashomye. Bulldog nanje atanga kereka Bulldog ngabitubwira ndavuga ibiceri yamaye kari dukeze ndatuvuga uko turi. Yarankomye Bulldog atuma ncika ku matipu. Yamaye ibiceri 450 ngo ni tipu. Mwari muri Marisi? Yes, hano Volcano aho mbarizwa. Ni hano. Umuntu umustatanga ibiceri 450. Haya. Ibihumbi. Haya ni ibiceri ariko nyine tutwari manza yari joke. No muskera man. Yewe. Ubona ahanini abagabo bahereza abakobwa amafaranga bagambiriye iki? So, hari igihe umugabo aguha amafaranga mukundana. Sindi buvuge nyine ngo n'ubasore n'umusore n'umugabo wubatse. Ndavuga ku bagabo rusange. Mukundana nk'ubu ngamamagara tisheri basi wenda nyishurira kode akayaguha. Asundi kuri kwita umugabo w'abandi ngo sheri. W'abandi? Urareka nkubwire. Muri iyi si ya none hari abagabo bafite abagore. Hari abagore badafite abagabo. Ahubwo ngewe wenda ako kantu kavuge neza tukumve. Deni muri iyi si ya none hari abagabo bafite abagore. Hakaba n'abadafite cyase abagore badafite abagabo. Cyase n'abagabo badafite abagore. Ariko ngewe buriya wenda turi kuganira ndabivuga uko byumva. Numvaga batuza nyine tugasaranganya. Ugiye kwemeza ryatekuru bango Salomo ngo yagize abagore 1,000. Oya. None se nk'ubu wowe. Okay, tugiye kuganira ku bibera mu ngo. Nk'ubu uri umugore ufite umugabo mufite ibiceri ufite inzu ufite stoke deni abana bari ku ishuri Minerivare yishuwe uraryoshe. Nkuba yaje akanyihera nk'ibihumbi 50 agakomaho ngutwo nyine wabuhombe. Ndumva nta gihombo. Ndumva nta gihombo ariko sha mwakijijwe ko ibyo ntari ibyaha. Ntago ari gukizwa se cya erega turabana. Uri umuntu ndi umuntu. Ibyo bintu si icyaha. Bira bintu turabikenera twese yewe. Nukuri pe. Kandi urukundo burarura nijyana n'eto. Nje nzarongora umugore w'isugi. Isugi se wari kuraye? Iki? Isugi wari kuraye? Ntaya hari se. Nge ndakeka ntazi.
ngo bicyariya yego ra mama wazamukubyarira isugi se riracyabaho nibyo nyine ibintu byarahindutse uko iterambere rigenda riza hari aho tuva hari n'aho tujya nuwe bujyanama watanga ku banyeshuri bakiri segonderi ujya gusanga atashe ku ishuri afite iPhone nziza abayeho ubuzima muri class yo hejuru nuwe buzima niye nama wamugira pe njyewe ukuntu numva njyewe nakubeshye nyine deni nkurikije uko nize nkurikije uko najyaga niga njya mbikumbura sasa rero nkagira abanyeshuri inama basi nibabe baretse bakora ikintu kimwe bagihereza uruhande rumwe ibya telefone rega telefone sara aho zizajya ntaho zizajya babanze bakurikirana amasomo then ibindi bize nyuma ubona umwuga w'uburaya cyangwa se ubusambanyi mu Rwanda uko buca bukira ubona bidafata indi ntera gufata indi ntera bifata indi ntera ariko ngewe iyo ndebye kubera ko umutekano cyase gushira ibintu ku murongo mbona ibintu byose perezida yagiye abyigaho arabitondeka nyine biri ku murongo wabyo kuko kera habaga impinda yazirwana zigakubitana n'amavide ngewe ntago nyibibona abantu bose nyine bariyubashye bafite ukuntu nyine babigenza ntago nyine bicyandagaye ubu biri gukorwa busirimu yego abadukurikiye kuri Iris Rwanda TV mukore subscribe like share na comment kugira ngo amafilme yacu mwakunze mu kwezi kwa 8 turatanya kuyabagezaho turi no muri casting dukeneye abakobwa batatu bazakitingamo mu kwezi kwa 8 ubwo tuzatwayigaruye abashoboye nukohereza ifoto yawe ndende ukohereza n'aka video kadarengeje umunota umwe ubundi ugasha amazina yawe yombi tukareba ko uzagaragara muri iyi filme turi kuri Filondor ko bambwiye yes byarahindutse ni Volcano yahoze yitwa Filondor twarayikusoye ebana ni Volcano yayindi y'injyana mu maze kubya muhera mpe ku mafaranga ariko ndamwamamarije yes maze kimwe cyose ndi kwamamariza mbazanira n'abakiriya muramuhira arahari dia karama uba wumva kari akageso ko kurompekwa yes byagera igihe ukakavaho burundu ukagira umugabo umwe bwite njyewe rero nandukanye n'abandi bantu bose njye nyine niko mbyumva deni hari igihe bavuga ngo abantu bakura mu kabari baba bitwara nabi ngo bagira imico mibi wowe se kubibona komeza ntago ariko mbibona ahubwo abantu nibyo bintu byabagiyemo abantu bakora mu kabari ngo ni indaya oya ni akazi nk'akandi pe noneho deni hari igihe uri nk'ahantu wibereye ahantu nyine uri kumwe n'abantu biyubashe waba wenda mwaba muri nko kuganira wababwira ngo ukora mu kabari yego bagahita bumva nyine ni ikintu nyine kitabaho bakagufata ukundi kuntu ariko ntago byakabaye ntago byakabaye kano kazi pe njye nakubesha kuva nabyara mba numva nyine nagira nk'umu boyfriend umwe tukaba turi kumwe igihe cyajya nyine twatandukana nkabona ibyo kujya mu bindi twarashwanya ariko ntiyandagaje kuko nk'ubu hari nk'aho najya batazi ngo nkora mu kabari wandi topic Ariana araza kwitubwiraho yuko ukuntu abakobwa bo mu kabari bafatwa n'uburyo bo bitwara no kubakabaye bitwara ubu buzima ubona hari assurance cyangwa se kwizigamira guhari yes kwizigama kurari nk'ubu nko mu kabari ubu bari bwose nyine buriho bagira condition zabo hatwe tugira koperative yes turizigama baguhemba nko kwezi arayo uzigama hari nayo usiga deni n'ibindi nawe ukajya no muri koperative zawe zindi zo ku ruhande biremewe biba biterwa nyine nuko uba ufite nyine watondetse utuntu twawe neza niye mpano wibonamo impano nibonamo yes ikintu nyine nibonamo abantu bakakibona ngwa neza kandi bashaka kumvikana na buri umwe wese tutagize ahantu duhurira dupfa ibintu ntazi iyo mpeta ivuze iki wambaye
ibi ni umutako nyine ni umutako uraho ni umutako ubona ko acting muri film utabishobora je nkunda filime nkunda comedy tu yeah nkunda comedy yani filime ntari ibi birasanzwe byo byambikina nyine by'amateatire by'amakinamico ariko bira ugeze kubigerageza narabigerageje bigeraho nyine mbivamo gutyo tugufungure amayira murakoze ambwirira abantu mukore subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV ibintu byose bigende neza okay twatangiye mukore subscribe share then nyene tu kuri Rwanda TV Iris Rwanda TV okay tugushimiye cyane Dia wakoze murakoze cyane